Duherukana Papa Sano asaba Iriza yuko baryamana. Iriza akimara kumva icyo Papa Sano ashaka ahita asa nk'umuntu wikanze atunguye cyane. Umukobwa yibaza niba ibyo yumvise byaba ariyo cyangwa se yaba arimo kurota, maze ati uravuze ngo ushaka iki? Ahari nshobora kuba numvise nabi, niba nta kibazo wakongera ukansubiriramo. Papa Sano ati ibyo navuze wabyumvise, gusa nyine kuko gusubiramo ntacyo bitwaye, nta kibazo reka nsubiremo. Nari nkubwiye ngo kugira ngo nkureke usange Sano umugabo wawe nk'uko rwose ukomeza kubyifuza, nuko iri joro uri bume ubusugi bwawe. Iriza ati yampaye nka ngo iki? Simbyumva neza. Papa Sano ati niki subwo kitumvikana? Sindimo kuvuga ikinyarwanda. Nshaka ko umira ijoro akaba ari njye nawe, ndifuza ko ari njyewe ukubona bwa mbere. Iriza ati ese kuko urakomeje? Papa Sano ati ejo nzi wanyu nakubwiye ko nzagufasha, ariko kuri kondisiyo imwe. Ubwo kandi wambwiye ko icyo nshaka cyose uzagikora, rero icyo nshaka wacyumvise. Iriza ati ntabwo nabyizera neza. Uzi ko abantu ubu ngubu nta soni mukigira? Ushaka yuko njyewe nawe turyamana? Papa Sano ati ese ko wabyumvise uri kugumya bisubiramo kugira ngo bigende gute? Iriza ati ntabwo nakizera kuri umugabo wo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ko ndi umukazana wawe gute watinyuka kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo? N'umuhungu wawe Sano ntiyari yatinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Papa Sano ati umuhungu wanjye ni umuhungu wanjye nyine, kandi nanjye ndi njyewe. Uriya musore ntago agukunda, niyo mpamvu nyine atatinyuka kuba yabivuga. Ariko se nanjye? Papa Sano ubwo aramwegera gake gake amaze amwikoreshwaho, aramubwira ati ntushobora kubyumva nyine kubera yuko ntiwireba byibura ngo ubone ukuntu uri umukobwa mwiza, ngo urebe n'ukuntu umubiri wawe nta muntu utakurura. Mu by'ukuri nta muntu wakureba ngo amenye ko wakuriye muri uriya muryango w'abatindi bitewe n'ukuntu usa. Ninde se wo kutakwifuza? Icyo usabwaweho ni ukuma iri joro ryonyine, ubundi ngakureka rwose ugasanga umugabo wawe Sano, kandi ntazamenye ko hari ikintu cyabaye hagati yacu. Yagasana ubwiriza aramusunika maze akamubwira ati ndakwiyamye wa mugabo we, ibyo ushaka ntabyo nakwemera, utongera no kunyikoreshwaho. Umugabo utiyubaha, umugabo w'umuhehesi gusa. Papa Sano ati ntushake kuntuka. Iriza ati sindimo ndagutuka kubera yuko nawe rwose urabizi neza yuko uri umuhehesi, no kuva na kererega wabaga ufitiye irara abakobwa, niyo mpamvu wacaga umugore wawe inyuma. Ntushobora no gutekereza ko birimo birakugiraho n'ingaruka, ariko urimo kuza unyibwirishwa ubusa nkaho njyewe uri kubona ko ndi tuwarete rusange, dore ko ari yinjirwamo na buri wese. Papa Sano atari kuzi ko kano kantu kibonye di. Ese wumva umuntu akuvuga neza agutwara gake gakeya ukagira ngo uri akantu karenze? Ntureba? Urabizi neza ko utareba, uri impumyi. Urabizi neza ko utareba, uri impumyi. Umuntu yagukorera icyo ashaka cyose, ariko umunwa uba wakuruse. Iyo tuwarete rusange urimo kuvuga rero, niba utanabiziweho ikurusha agaciro, kubera ko umuntu ajyamo akishyura arikuyeho no kukwifuza. Ni nko gushaka kujya muri tuwarete itagira urugo, kuko ntabwo ubona ngo wanamenya byibura n'ukuntu ushimisha umuntu. We ntukwiranye n'umuhungu wanjye, kubera ko Sano umuhungu wanjye ntakwiye agakobwa ko mu bakene nkawe, abakene bakunda amafaranga. Iriza ati niba nta kindi urenzaho mva iruhande wa kigabo we. Papa Sano ahita amufata mu ijosi maze ati ibyo wigira nako gasuzuguro kawe nzabikumaramo, kandi wabyanga wabyemera nutabana nanjye uzemera turyamane. Nutemera ko kandi turyamana nzakujyana utazongera kumenya inzira ikugarura mu Rwanda, ubundi noneho tubonane. Ndakwibutsa yuko kandi wanyu bakumaye, ngomba kukujyana aho nshaka nkanagukoresha icyo nshaka cyose. Sindimo kukwingingira rwose kumubwa ubusa bwawe iri joro, kubera ko n'ubundi uzabuma ntabugusabye. Papa Sano ubwo afata ishuka maze amuzirikira ku gitanda. Iriza atese kurimo kunzirika? Papa Sano ati nyine ngomba kugukoresha icyo nshaka cyose kubera ko iwanyu bakumpaye. Ubwo yamupfutse umunwa maze ati ndagiye, urare wicaye aho ngaho kugeza ngarutse mu gitondo. Nyagasani ubwo nta kindi cyabaye Papiriza yaragiye asiga afunze. Iriza kandi asigara aho ngaho byamucanze arimo kurira, ubona ko ntacyo afite cyo kuba yakora. Ubwo kandi abaziritse n'umunwa ku buryo nta n'umuntu yatabaza ngo bikunde. Bagamije kungusha. Hagati aho tugaruka kuri Sano yicaye ahantu muri bare,
ubona ko rwose iyo bare inywerwamo n'abantu b'abakire. Ubwo kandi Sano nawe aba ari kwinywera akajino kagiye kubona abona Juri ayisaza. Juri kandi ubwo yinjira areba hirya no hino, ubwo ahita abona Sano maze akaza akamwicara iruhande akamubwira ati Sano uracyanywera hano? Ubwo Sano yari yatangiye gusinda maze ati ni ikibazo se? Juri ati hoya ntabwo ari ikibazo, nuko ntunguwe nyine no kwagusanga kuko ariwe twajyaga tuza nyine, nari nzi yuko nyine twatandukanye ntuhagaruke. Sano ati natandukanye nawe ariko sinatandukanye n'iyi bare, niweho wanciye inyuma ntabwo ari kano kabari kanciye inyuma. Ese ubundi urakora iki hano? Uba wankurikiye aho njya hose? Juri ati hoya nuko nitambukiraga nkabona imodoka yawe ihaparitse maze bikantangaza nkavuga nti reka nanjye ninjire. Sano ati none se urumva utankurikiye nyine? Wabonye imodoka yanjye uhita winjira, nuko nyine wari uzi yuko uri bunsangemo. Sindi kumva impamvu utandeka ngo nibereho mu mahoro. Juri ati narakuretse pe, gusa ndimo ndibaza impamvu nyine wanyweye inzoga bigeze ahangaha. Sano ati urabyibaza se kugira ngo ubikoreho iki? Wowe se ubundi urinde wakora ibyananiranye? Ejo n'uyu munsi siniriwe namubuze se mushaka ahantu hose? Ntiyagiye se akansiga akajyana n'undi musore yirengagije ko ari ngiye mugabo we. Juri ati ngo iki se urimo kuvuga ndi? Sano ati umugore wanjye mwiza nkunda witwiriza yarigendeye, yafashe ibye rwose ajyana n'undi musore aransiga. Ntazi irungu yansigiye, ntazi n'urukundo mukunda, ariko yaragiye. Abantu bose bahora bagenda. Juri ati ariko ngewe ndahari Sano, ntubona ko si igihe cyose ngiye mba mari? Sano ati weho nde? Urinde? Ntabwo ndimo ndakureba. Juri ati ntabwo uri kundeba, ndi Juri. Sano araseka maze ati nese niba uri Juri uri hano ukora iki? Wowe ntacyo wamarira rwose nk'uko n'ubundi na mbere ntacyo wari umariye. Wabaga umatiriza unshyira mu nkundo ntabishaka, mbonye bindambiye mpfa kubyemera kuko nta kundi rwose njye nari kubigenza, urangije unca inyuma. Gusa ntibyambabaje cyane kuko ntacyo nahombye, ahubwo nababajwe n'ukuntu wabaga wigeze nk'umuntu uri mu rukundo nanjye kandi unca inyuma. Juri ati ntabwo nagucaga inyuma pe, byabaye rimwe kandi nabwo rwose biba ari kubw'impanuka. Sano ni ukuri nyizera naragukundaga by'ukuri kandi n'ubu ngubu ndagukunda. Igihe ni iki ngiki ngo wemere rwose twongere duhe ibyaca amahirwe. Sano ati gute se? Njye mfite umugore twasezeranye. Juri ati uramufite ariko se ari hehe? Uri hano urimo kwiyahuza inzoga kubera we. Ugiye no gutaha usanga inzu yawe yambaye ubusa rwose irimo kuguhamagara uyiraremo wenyine kandi ngo ufite umugore. Sano byose ndabizi rwose ko mutigeze munakundana, kandi ndabizi ko nabanye nawe rwose kubera ko wari umugiriye impuhwe ukamufasha. Ndabizi wari kumbabarira nyine nuko yahise yitambika mu buzima bwacu. Bitekerezeho ninjye tuba tubana ari ibya nyabyo, uva mu kazi ugatanga utegereje tukishima, nkazana kubyarira apana kubana nka kuriya mwari mubanye mubara igihe muzahanira divorce. Kuba ufite umugore mwasezeranye nta kibazo, ibyacu rwose ongera ubiha amahirwe. Sano ati amahirwe? Juri ati yego rwose. Sano ati njye nawe? Juri ati cyane pe njye nawe, uzongera wishime. Ubwo umukobwa ahita amwegera maze ati ntabwo nzongera gukora ikosa nk'iryo nakoze pe, nzatuma uba umugabo wa mbere wishimye muri ino si, sibyo? Sano ati nibyo. Juri ubwo agiye kumusoma, Sano ahita yigira hirya maze ati nkunda umugore wanjye. Juri ati ese waretse kwitwara gutya koko Sano? Umugore urimo kuvuga ukunda we ntago agukunda, nta nubwo rwose akwitayeho, yagusize mu nzu maze ajyana n'undi musore yikundira. Hanyuma se uramukunda ngo bikumarire iki? Yaragiye ntago ateze kugaruka, niyo yagaruka kandi ntabwo ateze kugukunda, kubera yuko rwose biriya yakoze ni ikimenyetso rwose kigaragaza yuko atigeze agukunda. None se ushaka gukomeza kumwizirikaho? Uramukunda ariko we ntabwo agukunda. Sano ati kuba mukunda atankunda rwose yaranansize ntibisobanuye ko namuca inyuma. Niyo namuca inyuma kandi sinabikorana nawe, habe na rimwe bizigira bibaho mu buzima bwanjye. Sano ubwo arahaguruka ari kubona ko nta mbaraga afite arasohoka. Umusore ubwo arangije aragenda ahita yinjira mu modoka. Juri aramukurikira maze akaza akamubwira ati ntabwo watwara imodoka umeze gutyo, reka ngutware ngugeze iwawe udakora impanuka. Nyagasani ubwo Juri yinjiye mu modoka ya Sano aramutwara.
ubu noneho maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magara ntiwakwiyumvira. Hagati aho tugarutse mu cyumba cya Yanise, aba yicaye ku buriri ariko ubona yuko ari gutekereza cyane, nuko mama akahita yinjira. Mama Sano ubwo aramubwira ati Yani kutaryama. Yanise ati nabuze ibitotsi mama, sinzi impamvu ndimo rwose gukomeza gusinzira bikanga, nahisemo nyine kubyuka ndiyicarira. Mama Sano ati cyangwa nuko uraye wenyine waje tukararana se mu cyumba cyanjye? Yanise ati ndaje. Ese Link ari hehe ko yatinze gutaha? Mama Sano ati sinzi ibyo yagiyemo, ariko nyine wasanga arimo gushaka kandi kazi, simbizi. Gusa nyine Yani nawe ugomba gushaka icyo ukora, kubera yuko rwose si byiza yuko umukobwa nkawe yicara mu rugo nta kazi agira. Yanise ati mba nifitiye ubunebwe mama. Mama Sano ati wumva se uzabaho gute mu myaka yawe iri imbere? Yanise ati umugabo nzashaka arimo kuyakorera, aya arimo gukorera niyo azambeshaho. Njyewe sinezi rwose kugira akazi nkora mama, ahubwo hari ikintu nari ndimo kwibazaho. Kuki bari abantu bo kwa Iriza bagiye bagasiga banditse agapapuro bibwirisha Sano ngo yite kuri Iriza? Mama Sano ati ngo telefone ya Sano yari iri mu rugo nyine yayisize, kandi bashakaga nyine kugenda, rero basize banditse nyine agapapuro bamubwira yuko bagiye. Yanise ati none se ko bari basize Iriza mu rugo, kuki batamubwiye bati turagiye uze kudusezerera ku mugabo wawe, unamubwira impamvu twahise tugenda? Ibyo ngibyo byari ibintu birenze ku buryo bari kujya kwandika urupapuro. Mama Sano ati si wa mugani, kuki banditse agapapuro nk'aho babwiye umukobwa wabo ngo aze kubahera ubutumwa umugabo we? Aho hantu harimo ikibazo. Gusa nyine wenda bashobora kuba nyine baragiye aryamye. Yanise ati oya, ibyo kuryama rwose ubiretse mama, njye ntabwo ndi kumva impamvu banditse agapapuro kandi Iriza yari ahari. Mama Sano ati none se waba uri gutekereza ko hari ikintu kibyihishe inyuma? Yanise ati ntago mbizi, ariko ndumva nyine hari ukuntu atarabo kwizerwa, na cyane ko nanone nyine numvise ko uriya muryango bagira imitekerereze iri hasi, iyo ibintu byose bijemo amafaranga bahita babyemera. Noneho nanabonye wagira ngo baba bashaka rwose gukoresha Iriza ibyo adashaka. Niyo Iriza aza kubana na papa byari kuba ari ukubera ababyeyi be no kubera amafaranga, kandi rwose Iriza ntabwo yabishakaga urabizi. Mama Sano ati none se mu by'ukuri baba barasize adahari akaba ariyo mpamvu banditse agapapuro bakavuga ngo Sano yite kuri Iriza kugira ngo bagaragaze yuko bamusize kandi babizi yuko atari ahari? Yanise ati cyane rwose. Noneho ikindi kintu ndimo gutekereza ni uko papa yaba birimo. Mama Sano ati ngo iki kubera iki? Yanise ati mwafunguje ikirego murabizi, ikindi kandi Sano ntago ari ku ruhande rwe, nta n'umubano bagifitanye, kuko nyine yamenye ukuri. Wenda yaratekereje aravuga ati reka nze mutware umugore we maze ubundi nanjye muhime, anata umutwe kugira ngo adakomeza kwirukanka mu bintu by'ikirego. Wabona yaragiye agaha ababyeyi ba Iriza amafaranga akababwira ati mume uriya mukobwa wanyu. Ubwo nawe nyine kubera ko arinjije maze bakemera, akaba ari nabwo mama w'uriya mukobwa Iriza yazaga kubasura ku mugoroba maze bukanacya ataha igitaraganya. Mama Sano atari ko se wa mukobwa we, ibyo bintu baba bitekereje ute? Ndumva wagira ngo nibyo, kandi ntabwo ntekereza ko byaba ari byo. Yanise ati ntabwo twabyemeza, ariko nyine nanone birashoboka rwose ko byaba ari byo, kandi nyine tugomba kumenya niba ari byo. Ubwo Mama Sano ati none se turabimenya gute? Yanise ati reka ejo umwe azajya hariya papa ba, undi ajya iwabo wa Iriza, ubundi turebe yuko hari ikintu nyine twamenya. Mama Sano ati oke nta kibazo, noneho wewe uzajye kwa Iriza kuko rwose ngiye simazi, hanyuma nanjye nzajya kwa papa wawe, wabona hari icyo tumenye maze bigafasha Sano nyine kubona umugore we. Uzi yuko asigaye anakora akazi kakamunanira kubera kumutekereza. Yanise ati niyo mpamvu tugomba kumufasha rero, kandi rwose mama ndimo kubyiyumvamo rwose ko agiye kumubona vuba. Mama Sano ati mu by'ukuri ikintu kintunguye, ntunguwe no kubona rwose bino bintu bigushishikaje, n'ukuntu mbere numva gusa nkaho udakunda Iriza. Yanise ati mu by'ukuri ntabwo namukundaga, gusa ariko nasanze Juri ari injiji. Ikindi kandi mu by'ukuri nta mpamvu yo kudakunda umuntu umusaza wanjye akunda, noneho ari nayo watumye rwose wowe na Sano mwiyunga. Mama Sano ati mu by'ukuri Iriza ni umuntu mwiza cyane, kandi uko byagenda kose agomba kuboneka.
abandi bakaza ku ruhande rubogamye. Wowe wateze urutugu. ubwo haciyeho umwanya tugaruka kuri Julie yagejeje Sano iwe mu rugo. ubwo aramufata maze amukura mu modoka agenda amusindagiza. Julie arafungura maze amwinjiza mu nzu. Sano ahita amubwira ati ngeze ahangaha ibindi rwose ndabyifasha. Julie ati hoya nta kibazo reka nze ngufashe rwose birangire. Yaramutwaye maze amwinjiza mu cyumba aramuryamisha. Sano ati urakoze wagenda nta kibazo. Julie ati ubu se ko kurara muri ino nzu ingana gutya wenyine n'ukuntu umeze byibuza iyo uza kuba ufite umukozi byari kuba ari byiza ariko ntawe ufite. Umugore wawe ni umuntu mubi cyane yagusize wenyine. Sano ati umugore wanjye mureke yakoze ikimushimisha. Julie ati ndumva nashaka kugusiga wenyine pe. Umukobwa ahita yicara ku buriri maze ati ubundi uraryama umeze gutya. Yatangiye kumukuramo inkweto. Sano ati Julie wambabariye koko ibyo urimo urakora nigeze mbigusaba njyewe nshakaho iki? Julie ati nta kintu ngushakaho ndimo kugufasha byonyine nta nubwo kandi waryama wambaye gutyo. Yamukuyemo ishati. Sano aramubwira ati Julie wagenda ibindi si ngombwa. Julie ati ese kuki umeze gutyo? Sano ati nta mbaraga nifite rwose zo kuvuga Julie mbabarira nkeneye kukubona wasohotse ubundi nkisinzirira. Julie ati nta nubwo yifuza ko nagumana nawe se byibura ngo ngufashe kwibagirwa uriya mugore wawe utagize n'ikintu amaze. Sano ati Julie we ntabwo wamfasha kwibagirwa umugore wanjye kubera yuko nta kintu uri cyo. Julie ati ariko ntatuma umera neza sibyo ndakwinyize rwose nyemerera Sano. Sano ati nta mbaraga nifitiye Julie mbabara rwose uyimvugisha amagambo menshi sohokera mu cyumba niryamire. Julie ati bwije cyane rega ntago ndataha. Yagasani. Sano ati genda nyine ushaka ikindi cyumba uraramo uze gutaha mu gitondo. Julie ubwo yarahagurutse maze ati ariko sinumva rwose impamvu wakwitwara gutya Sano ubundi ubona ndi mubi ku buryo utanandeba na gato. Ndabizi naguteganya kumbabarira ariko ndakwinyize rwose reka rino joro ribi ryanjye nawe ritubere urwibutso tuzahora twibuka nyine nk'abantu bakundanye. Nabyo ntubishaka ndabibona ariko basi komeza undebe byibuza uraza kubishaka. Yagasani. Julie yahise akuramo inkweto maze ati ndabizi ko nakora ibyo umugore wawe atakora kandi naguha ibyishimo ataguha kuko n'ubundi iriza ntiyabasha no kukureba. Yagasani. ubwo umukobwa akuramo gake gake imyenda yose yari yambaye maze ayita hasi. Sano akibikubita amaso ahita areba hirya. Umukobwa ati Sano wandebye urabona ndi umukobwa mubi? Sano ati Julie wambabariye ukareka kuncumuza ntutume mbyuka ngo nze ngusohore nabi cyane rwose ubwo busa bwawe ntabwo nkeneye kureba. Yagasani. ubwo Julie ati koko se reka nze nkwegere maze ubimbwire turi kumwe. Ubwo Julie agiye kumusanga ku buriri ako kanya Rinka ahita yinjira atunguye cyane ahita avuga ati urakora iki hano n'ubusa Julie nkubona usohoka se nyine? Ubwo Julie ahita afata imyenda maze arasohoka. Rinka akabaza Sano ati Sano umeze neza? Sano ati Rinka ni ukuri n'Imana ikohereje kuko sinari norohewe pe. Uriya mukobwa wagira ngo ni intumwa ya Satani buriya ngo yagira ngo yewe murebe nta mbaraga nifitiye rwose no kubyuka ahangaha ni ikibazo nifitiye n'ibitotsi byinshi ni ukuri utaza kuza yari kumfata ku ngufu. Rinka aramubaza ati nese bro yinjiye muri ino nzu guturiya mukobwa ntumbwire ko mwahuriye mu kabari ukanywa inzoga maze ugasinda akaba ari we wagucyuye. Sano ati nuko byagenze gusa ngiye nkunda umugore wanjye ntabwo namuca inyuma. Rinka atubuse koko iyo ntaza ko mbona byari kuba bibi cyane. Sano ati genda umusore muri ino nzu rwose ngewe sinshaka yuko ayiraramo. Rinka ati ntugire ikibazo rwose ntabwo natuma nanjye aharara. Ubwo mushiki wa Sano Rinka ahita asohoka maze ajya muri salo asanga ahantu Julie yari maze aramubwira ati niko muko ko mbona wasoje kwambara ukaba udataha. Julie ubwo aramusubiza ati ntabwo nari kuvangana kubajije impamvu uza wiroha mu nzu yakareba winjira uko ushatse nta no gukomanga. Rinka ati hano ni mu rugo rwa musaza wanjye ariko hanyuma se weho ni kwande? Julie aramusubiza ati kuba ari kwa musaza wawe ntibisobanuye ko uza witura ku bantu nk'umwana utaratojwe discipline. Rinka ati wewe warayitojwe ntugasekwe
niyo mpamvu se utinyuka guhagarara imbere y'umugabo ufite umugore ugakuramo imyenda yose nta n'isoni ufite? Ubwo se wumva yuko ufite ubusa bwiza ku buryo umuntu yabutaho igihe cye arimo kubureba? Ese uzagera mu mutwe hambaye ubusa nurangiza ukuremo n'imyenda wambara ubusa? Ariko ubundi ihungabana ugira urikura he ko ukiri mutoya? Ubu nturamenya ko umugabo muzima koko ufite umugore atata igihe areba abandi bakobwa? Jura ati uwo mugore se afite ari yehera ko nawe nabonye? Ubu se Sano yagiye kwiyahuza inzoga ari uko afite uwo mugore? Ndabizi byabaye byose Linka, ndabizi pe. Uriya mukobwa yakoresheje Sano kugira ngo batubeshye ngo barakundana, kandi atari byo. Ibyo byabaye kugeza n'ubwo babanye atamukunda. Rero ibyo umugore uri kumbwira ntabyo nzi ngewe, kubera ko nta mubano bagifitanye. Linka ati koko se, hanyuma se umuntu mudafitanye umubano yatuma ujya kwiyahuza inzoga? Hanyuma se weho mugikundana byibura Sano yigeze yiyahuza inzoga ku bwawe? N'umunsi wamucaga inyuma yagiye mu kazi rwose nk'ibisanzwe kubera yuko atarabyitayeho. Rero wa mukobwa we ntiwishuke kubera ko Sano akundana na Iriza. Jura ati bamaze ariko. Ubwo ukanya Juri ahita ahaguruka aragenda. Linka kandi ubwo nawe araraho ngo kwa musaza we Sano ijoro ryose. Tugarutse mu gitondo ubwo Yanise yagiye mu rugo kwa Iriza i Rurindo. Ubwo kandi mama we nawe asigara yitegura kugira ngo ajye kwa Papa Sano. Tugarutse kuri Papa Sano muri hoteli, abarimo kuza agana kuri cya cyumba yasizemo Iriza. Ubwo kandi nako bari kuvugira kuri telefone avuga cyane ati niko ko naguhaye indangamuntu ye nkaguha n'amafaranga yo kwifashisha mu gihe abari hejuru ya bari buze kukugora, ni gute wambwira ko biri kwanga? Ariko wambwira andi mafaranga ukeneye ubundi nkayaguha ukabikora? Nashakaga kugenda ejo, ariko se kuko urumva iminsi 10 we naba ngitegereje kweri? Oya ngirira vuba rwose, icyo bisaba cyose ndagikora, ariko bikurikirane. Sawa rwose ngirira vuba. Papa Sano ubwo yatinjira muri cya cyumba, arebye abona Iriza yasinziriye ku gitanda ahantu yari yamuzirikiye. Ubwo Papa Sano aramubwira ati kanguka naje mukobwa mwiza. Papa Sano ubwo yamuhambuye umunwa. Iriza ahita akanguka maze aramubaza ati niko urinde? Papa Sano ati kano kanya se uranyibagiwe? Ndizera ko wishimiye kurara mu cyumba ntarimo. Iriza ati ese wambabariye ukandika nkigendera koko? Papa Sano aramusubiza ati kugira ngo nkurekure uzi ibyo ugomba kubanza kwemera, nibirangira nta kibazo uragenda. Iriza ati ese ubwo uretse gushaka kwangiza ubuzima koko bw'umuntu, ubundi mu by'ukuri kuryamana nanjye koko birakumarira iki? Papa Sano ati ushatse kuvuga iki se ngo kwangiza ubuzima bw'umuntu? Njye nta mitezi ndwaye, nta na sida ndwaye, nta nubwo ndaza no kugufata ku ngufu. Ubwo Iriza aramusubiza ati ariko ushaka kunkoresha ibyo nashaka? Papa Sano ati ubikora ubishaka, niba utabishaka kandi ubyihorere. Gusa nyine ndakwibutsa yuko nagihindutse rwose ejo tuzagenda. Iriza ati nawe nzajyana nawe rwose pe, naho tuzajyana. Papa Sano ati tuzajyana rimwe se ko tuzajyana kabiri? Ahubwo wabyanga wabyemera, wabyishimira cyangwa ntubyishimire, ejo njye nawe tuzagenda, ndetse kandi ibyangombwa byawe bigeze kure rwose biboneka. Gusa ariko nuko ari we urimo gukaza ibintu, naho ubundi ubishaka ntitwanajyana tu. Iriza ati se koko mu by'ukuri guhemukira umuhungu wawe nibyo bigushimishije? Papa Sano ati hanyuma se mwebwe ko mwihuje mukamimukira, iwanyu bari bakumaye n'abakuriyeho miliyoni zose z'ideni mwari mufite, murangije muragenda murabyica we na Sano muvuga yuko ngo mukundana? Ubwo ndihangana kuko nibwiraga ko ari ukuri, urangije ejo bundi wongeraho kunteranya nawe kubera uriya mugore. Rero ngomba gutuma mwishyura ibyo ngibyo mwakoze. Iriza ati uzapfa nabi wa mugabo we. Papa Sano ati erega se wa mbere ubimbwiye, gusa ndiweho nakwemera kuko n'ubundi ninkujyana ntuzaba ugiye kumera nk'ivaze, n'ubundi ibyo uri kunyima uzajya ubima, kandi nubyanga bwo hazazamo n'inkoni. Nyagasani ubwiriza ati se ubundi kuki uri umugome bigeze ahangaha? Kuki wumva yuko naryamana n'umugabo ko kungana nkawe? Ubwiriza disi yatangiye kurira maze ati ubu ngubu koko urimo kubona ibintu urimo gukora bikubereye koko umuntu w'umugabo? Ese utekereza ko abana bawe koko baramutse bamenye ibintu urimo gukora bazigira bongera kukwita papa wabo?
wanzanye hano umbeshya ngo nkiriye Sano, ariko mva ibyo ushaka gukora. Nuryamana n'umugore w'umuhungu wawe nibwo uzumva wishimye koko? Kumuhotera se ko kunkoresha ibyo nashaka ibyo bigushimishije? Nga nta kibazo, ndabyemeye rwose, unkoresha icyo ushaka, ariko ndeke nsanga umugabo wanjye aho kugira ngo unjyane mu bihugu ntazi. Iriza disi ubwo araturika akarira cyane. Papa Sano ati, ntiwumva yuko noneho uvuze ibintu byiza? Kubw'ibyo ngibyo nanjye ndahagarara ku ijambo ryanjye nkureke maze usange Sano. Reka ibintu byo kugenda mpite nanabihagarikisha kano kanya. Ugahita hamagara kuri telefone atalo, bya bintu by'ibyangombwa byihorere nisubiyeho, nzagenda njyenyine. Nshaka kugenda mu gitondo. Sawa, reka nze mbifate. Papa Sano ugahita kupa maze ati, nabihagarikishije rwose, ntabwo tukijyanye. Erega mwari we, ntabwo nigeze rwose nifuza kuba nakubabaza, ariko nyine nawe urangora pe. Ubwo wemeye nta kibazo, uyu munsi urarara mu rugo rwawe. Reka njye kuzana indangamuntu yawe, ubundi ibindi rwose bigende nk'ukuntu byemeye, uze no gutaha hakiri kare. Hagati aho ariko ndakeka kuva ejo utari warya, sinzi niba nababwira bakagira ikintu bakuzanira ushyira mu nda. Urumva ushaka iki? Iriza ubwo aramwihorera. Papa Sano atoke, ubwo nta kibazo, urarira iwawe. Ubwo ahita yongera akamupfuka umunwa maze ati, ndaje nyuma y'amasaha make ndahita ngaruka. Ubwo ako kanya Papa Sano yahise agenda. Iriza kandi asigara aho ngaho arimo kurira, arimo kwibaza ukuntu agiye kuryamana na sebukwe byamucanze. Mu by'ukuri Iriza nta yandi mahitamo yari afite. Ubwo amasaha yakomeje gucaho, tugaruka kuri Mama Sano ahagaze ku gipangu. Ubwo ako kanya Yanise ahita aza maze Mama Sano ati, kano kanya se kandi uvuyeyo? Yanise ati, erega Irurindo ntabwo ari kure, ikindi kandi si imodoka rusange nari ndimo ngo ndatinda. Mama Sano ati, hari icyo umenye se? Yanise ati, wapi nabirenze, na wa mukobwa w'inshuti ya Iriza rwose namubuze ngo tuvugane, ariko hari icyo menye kandi rwose ndumva ngikemanga. Wese hari icyo wamenye? Mama Sano ati, gikomeye cyane, ndumva bishobora kuba bigiye gucamo. Nagezeyo rero nsanga ntabahari, ahubwo mbona ngo ahantu baba hari ku isoko bashaka kuba bagurisha. Ikindi kandi ubwo navugisha n'abaturanyi babo, bambwira ko nta kintu babiziho, ariko ngo gusa ejo bundi hari imodoka yahaje. Bayimbwiye neza iyo modoka, numva ni ya modoka ya papa. Ndibaza ngo ejo bundi ko aribwo Iriza yabuze, kuki papa yagiyeyo? Ejo se kandi bwo yagiyeyo gukora iki? Hanyuma ikindi nibajije, ni kuki bariya bashaka kwimuka? Mama Sano ati, nyamara bya bintu birakomeye. Gusa ko binatangaje, kuko nanjye nageze hamwe nyine papa wawe aba, nsanga ngo bahashyize ku isoko, ashaka kuba yagurisha. Ikindi kandi ngo ntabwo yahatashye, kugeza n'uyu munsi ntabwo aranasubirayo. Ubwo Yanise ati, ariko ubanza ari ibintu baziranyeho, kuko ntabwo ndi kumva ukuntu bose bagiye kugurishiriza icyarimwe. Mama Sano ati, nta gushidikanya bariya bantu nibo batwaye Iriza rwose, bazi n'ahantu ari. Yanise ati, ongeraho ngo na papa abiri inyuma kubera yuko yaramushakaga. Bariya bantu yabahaye amafaranga kugira ngo bamukure kwa Sano, maze abe ari we bibanira. Mama Sano ati, none se uriya mugabo aremye mu bice ubundi tubibwire Sano se? Yanise ati, ariko turaba tumuhaye amakuru atuzuye, maze Sano arushaho guhangayika, yibwira ko wenda papa hari ikintu yaba yakoze kuri Iriza. Ikiza nuko twashaka amakuru yose, ubundi tukamubwira hari igifatika twamenye. Mama Sano ati, ikibazo gihari, ndibaza aho uriya mugabo ari. Yanise ati, ashobora kuba afite nka hoteli nyine arimo, kuko nta handi hantu afite inzu. Ikindi kandi nta kabuza arimo kwitegura kugenda, kuko azi yuko mushaka kumufungisha, kandi rwose niba ari we uri inyuma rwose yo kubura kwa Iriza, bivuze ko nacika nawe araza kumujyana. Mama Sano ati, ariko se wa mukobwa we, ibintu nk'ibyo ngibyo bitekereza gute? Yanise ati, njye niko mbyumva rwose mama, nyine kuko ntabwo ari ibintu rwose bipfuye guhita bihurirana gutyo gusa, ngo iki ngiki kibe na kiriya kibe, byanga bikunda harimo ikibazo. Kuba byonyine papa yaragiye muri rwa rugo rwabo kwa Iriza ni ikibazo gikomeye cyane, kandi rwose no kuba bose barimo barashaka kugurisha ntabwo byumvikana.
hari amahirwe angana nka 90% yo kuba acumbitse muri hoteli yitegura kuba yagenda, kandi na Iriza azamujyana. Mama Sano ati hanyuma se turakora iki? Turamenya ahantu ari gute se? Yanise ati hari umusore nzi nabonaga amufasha utuntu twose, reka nzi muhamagare numve niba afata telefone maze ndebe ko hari amakuru namukuraho. Ubwo Yanise yahamagaye uwo musore maze atalo, yego ndaho nta kibazo, amakuru se? Uri mu kazi se bro? Nashakaga yuko umfasha, nshaka gusanga papa ahantu ari. Ndabizi ko ari wajya kumufasha mu bintu bijyanye n'amatike y'indege ndetse n'amatike ya hoteli, niyo mpamvu nyine nkubajije kugira ngo mbwire hoteli yaba arimo, kubera ko nshaka kuvugana nawe mbere yuko agenda. Nagiye kugenda se mu gitondo? Okay, nta kibazo, ngambwira hoteli arimo, dore ntago ari gufata telefone kandi rwose ari ikintu cy'ingenzi cyane yibagiwe kujyana. Sawa, uhita umbwira. Ubwo Yanise ahita akopa telefone maze ati sibyo navugaga mama. Mama Sano ati ngo bimeze gute se? Yanise ati nyine hari hoteli acumbitsemo ngo arajya mu Bufaransa mu gitondo buri gucya. Arambwiye ngo hoteli arimo ntago ayibuka, agiye kundebera maze ahita ambwira. Mama Sano ati ubu se basi twizere ko ari kumwe na Iriza? Yanise ati rega niyo bataba bari kumwe nta kintu rwose bitwaye, twashakira n'ahandi, ariko papa nacike atishyuye ibyo yakoze. Mama Sano ati kirego nabwiye Sano ngo agihagarike, ntabwo bazamufunga Yani. Yanise ati kubera iki? Mama Sano ati ntabwo nashakaga ko ajya muri gereza. Yanise ati nyine kubera iki? Ubwo ni za nkundo z'abagore zitajya zishira. Ntabwo binunguye rwose mama, siweho umuntu wa mbere rwose waba wirengagije ububwa bw'umugabo we ngo nuko yamukundaga. Gusa ntacyo bimbwiye, ubwo niwe uzirengera ingaruka z'ibyo azakora. Mama Sano ati nizere ko utandakariye. Yanise aramubaza ati ndakazwa n'iki se? Njye ntacyo bintwaye, ahubwo reka dukomeze dukurikirana ahantu ari, ubundi tubone kubibwira Sano. Ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. Wanyeretse ubushuti budafite uburyarya. Wankunze naho nayo. Hagati tugarutse muri cya cyumba cya hoteli aho Iriza abazirikiye, Papa Sano ubwo arinjira afite ibintu byinshi mu ntoki maze abishyira aho ngaho. Ubwo araza azirikura Sano amupfukura umunwa, maze Papa Sano ati nzanye imyenda uri bwambara utashye iwawe, nzanye kandi n'ibyo kurya kugira ngo ubanze ugire imbaraga. Iriza ati ntabyo nshaka. Papa Sano atoke bireke. Ubwo ako kanya akora mu byezanye maze agakuramo icyuma, aramwegera maze ugakimukoza ku ijosi aramubwira ati icyo cyuma uri kumva ni icyuma gishyashya, nyiguteye kano kanya nta nubwo wasamba, rero uragerageza gusakuza cyangwa se kunesha umutwe leta nyigutera mu ijosi. Iriza we iri ngiri si iterabwoba kuko niteguye gufungwa, na cyane ko ibyo wavuze byatumye batanga ikirego mu rukiko banshinja, rero nugerageza guhangana nanjye ndahita nkurangiza. Ufite gukora icyo nshaka, we nta mahitamo gifite kano kanya, wumvise? Iriza ati yego. Papa Sano atoke twagiye. Mbere na mbere ufite kunshyira muri mudu nkumva mbishaka, kuko ntabwo rwose bindimo kandi bigomba kunjyamo. Ngwino nkwereka ahantu hagarara. Papa Sano ubwo afata Iriza maze amuhagarika imbere y'igitanda, afata ibyo kurya yicara ku buriri, maze aramubwira ati ahangaha ni heza, ndaba nkureba nka televiziyo, ngaho rero kuri ibyo ukora maze njye muri mudu. Nyagasani Iriza akomeza ahagaze aho ngaho. Papa Sano akamubwira ati niwe ndimo ndabwira wa mukobwa we, ariko ndanakurenganye muri se kutanareba, byibura ngo waba wararebye n'ukuntu ibyo bintu bikorwa, reka nze nkorohereze, kuramo iyo myenda yawe yose. Iriza ati ntabwo bishoboka. Papa Sano ati wabyemeye? Iriza ati ariko ntabwo nigeze nkubwira yuko ngenda ahagarara imbere yawe nkakuramo imyenda. Papa Sano ati ariko niko mbishaka, ariko kandi ugomba gukora icyo nshaka kugira ngo nkure kugende, nushaka kunaniza nanjye ndakunaniza. Iriza ubwo atangiye kurira cyane maze ati ubundi kuki uri umuntu mubi? Papa Sano ati shagira narambiwe ayo marira yawe. Ubwiriza akomeza arira cyane maze yumva nta kundi yabigenza, ubwo ahita atangira gukuramo disipure yari yambaye hejuru. Ni nako kandi Papa Sano barimo kumwitegereza, ako kanya akajya kumva hari umuntu ukomanze ku rugi.
Papa Sano ati kandi se uwo nguwo ninde? Ubwo umugabo arahaguruka maze agahita amuna agahishuka akamubwira ati hisha. Ubwo yaragiye arafungura, arebye asanga ni umukobwa w'umukozi wo muri hoteli. Papa Sano ubwo aramubaza ati ko muri kudukomangira? Uwo mukobwa uba witwa Vanilla ati mutwihanganire. Nitwa Vanilla, ndi umukozi muri no hoteli. Guhera ejo mwaza ahangaha ntabwo mwari mwatumizaho ibyo kurya cyangwa se ngo mutwake ni serivisi iyo ari yo yose, kandi mwarabyishyuye. Twashakaga kumenya niba mumeze neza. Papa Sano ati tumeze neza nta kibazo, kandi mwari mukoze. Ikindi kandi rwose byaba byiza mutagarutse. Papa Sano ubwo agiye gufunga, wa mukobwa Vanilla arabuka umuntu uhagaze usa nk'umuntu urimo kurira yipfutse ishuka. Wa mukobwa Vanilla arabuka umuntu uhagaze usa nk'aho arimo kurira yipfutse ishuka maze ati biretse gufunga. Umuntu uherukamo hano yavuze ko mu bwogero hatameze neza, sinzi niba narebamo nkamenya ikibazo kirimo. Papa Sano aramusubiza ati ariko ntabwo ushinzwe ibintu by'ubwogero? Ikindi kandi rwose njyewe nta kibazo nabigizeho, uzaze kubireba atari njyewe urimo hano. Vanilla ubwo aramusubiza ati ariko njyewe ntabwo ngenda ku itegeko ryawe wa mugabo we. Nshaka kureba ko ubwogero bumeze neza, kandi niwanga ndinjira ku mbaraga kubera yuko ni inshingano zanjye gukemura ibibazo. Papa Sano atoke injira. Vanilla arinjira maze Papa Sano akahita afunga akamubwira ati ngagenda urebe. Vanilla ubwo agira ahantu Iriza ahagaze akamubwira ati ndabona ufite umugore mutoya. Rwose nanjye mfite inzozi zo kuzashakwa rwose n'umugabo unduta cyane, nyine umugabo mungana, ku buryo azajya atuma nishima nkarira nk'uko nyine uyu mugore wawe nawe yarize. Papa Sano ati muko wakora ibyo ukora maze ugasohoka. Vanilla ati wihangane mvuga menshi, ariko ntabwo nabona rwose ikintu cyiza ngo mbore kukikubwira. Ufite umugore mwiza rwose pe. Rero ibikoresho dukoresha mu bwogero n'ahandi hantu hafite ikibazo tubishyira hariya hejuru ya kariya kabati, genda undebereyo, njye ntabwo nabasha kuhagera. Papa Sano aramusubiza ati nanjye ntabwo nahagera. Vanilla ati shaka ikintu ukandagiraho cyangwa se kariya kabati ukurire, wowe uri umuntu w'umugabo. Papa Sano ubwo yahugiye mu byo kureba hejuru y'akabati. Vanilla yegera Iriza maze ati niba ushaka gusohoka hano byo sinabishobora kubigufasha, kuko uriya mugabo afite ibyuma nk'iby'abicanyi, ariko hari ikindi kintu rwose ukeneye wambwira nkagufasha. Iriza ahita amubwira gakeya ati telefone ya gatushi rwose uyimpaye waba umfashije cyane. Vanilla amuhereza telefone maze ati ntubinjije wa mukobwa utabinjije. Papa Sano ati hanyuma se muko ko mbona ibintu mbwiye nabiri hano hejuru? Vanilla ati ubwo biri mu bwogero, ngwino umfashe. Papa Sano ati ariko ko si akazi kanjye muko, ugomba kwifasha kubera yuko nicyo ushinzwe. Vanilla ati wa mugabo ariko ntugasigane, umugore arimo kukumva, ngwino umfashe rwose ni iminota mike cyane. Ubwo Papa Sano ahita ajyana na Vanilla mu bwogero. Ntugire ishyari ry'ibyo maze kugeraho, wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza unyeretse, ubushuti budafite uburyarya. Hagati aho tugarutse kuri Sano ari kumwe na Lucas bicaye ahantu. Lucas barimo abwira Sano ati Sano, iyo numva ntameze neza njye niyizira hano nyine nkahicara nkataha numva rwose byahindutse. Sano ati njye nta cyahinduka bro, nari nzi ko ari iby'igihe gito nkazamubona, ariko bisa nkaho nateze kongera kumubona bro. Lucas ati mani twavuganye ko ibyo bintu rwose ugomba kubyirengagiza ndetse ukareka no gukomeza kubitekerezaho. Uwawe nyine ntabwo aba ari uwawe, kimwe n'uko uwawe nta hantu ajya. Sano ati ntabwo ari uwanjye niyo mpamvu yagiye. Lucas ati ariko wenda azagaruka da. Sano ati ibyo ngibyo reka tubireke, siceka no gukomeza gutegereza nk'utegereje Yesu. Lucas ati ubundi se mani kutambwiye ngo ibya Juri byagenze gute? Sano ati uriya mukobwa ni igicucu mani nta bwenge agira, nari nisindiye nyine nimereye nabi, ubwo ikindi nacyo kiraza gikoramo imyenda imbere yanjye, nuko ari inka yisaza, naho ubundi sinari kumucika yari kumfata ku ngufu bro. Lucas ubwo aramubaza ati ariko se ubundi mani uriya mukobwa akuraho imbaraga zo kutava ku izima? Sano aramusubiza turiya ni intumwa ya Satani mani, ntiyava ku izima atabonye rwose ikintu ashaka, gusa ariko niyo handi n'ubundi sineze kugira rwose icyo mvugana nawe. Nzategereza umugore wanjye nashake azaza abyaye 4 ariko azi.
Lucas ati se ubundi ubwo aramutse abyaye kanubwo yabaza kugira uti. Ubwo Sano ati kubera ko nyine umugabo basezeranye akiri muzima. Ese ubu kuki yagiye mani? Ukuntu numvaga nshaka yuko tuzakora ubukwe bwa nyabwo. Lucas ati ngo iki? Sano ati yego nyine tukajya mu rusengero akambara ikanzu y'abageni ubundi tugakora ubukwe, ariko byose nyine byagiye mbireba. Lucas ati ntago bizoroha pe. Ese ubundi mani waretse tukajya muri club? Sano ati ngo iki? Njya muri club se kugira uti? Lucas ati nyine tukajya kubyina no kwinywera no kureba ibyana bikeye nyine munaganira. Hariya ahantu buriya mani hatuma wibagirwa ibibazo byose nyine ukumva wageze mu yindi si. Ubwo Sano aramusubiza ati ubukwe rukungana, umugabo ufite umugore, umwavoka muzima, njye muri club ngo kureba ibyana koko bikeye. Ubwo Lucas ati sha izo titire zawe z'abavoka zishyire hasi uze tugende. Hariya mani buriya ubona iyo icyana cyakwemeje uranagitahana naribi. Sano ati ibaza ariko kwibana natanye n'umukobwa mu nzu yanjye bro. Reka tugende nta kibazo kubera ko wowe ushaka kujyayo, ariko Imana indinde rwose ibyo binazi by'ibikobwa. Sano akiri aho telefone ye irasona maze ati mani ndashaka kuruhuka amatelefone uyu munsi ntabwo nshaka kwitaba. Lucas ati taba wana, wabonye iyo telefone ari ingenzi dore ko ari uko abantu mwitesha umugisha. Sano ubwo yafashe telefone akitaba yumva n'ijwi rya Iriza arimo kurira cyane maze ati iri ni wowe? Iriza ugakomeza kurira cyane maze ati ndakwingize rwose mbabarira uzu ndebe hano hantu ndahantu mu by'ukuri ntazi neza ariko ndi muri hoteli nubwo ntazi ukuntu yitwa, ndi kumwe na papa wawe niwe wayinjyanyemo, none ashaka yuko turyamana cyangwa se ngo akanjyana mu Bufaransa, ndakwingize rwose nabara Sano. Yagasubirwa umukobwa barimo kurira cyane anakomeza amubwira ati mu by'ukuri ntabwo nshaka kugira icyo nkorana n'uyu mugabo, nta nubwo rwose nshaka kujya kure yawe Sano, sinanashaka kubana n'undi muntu utari wowe, nurenza iminota 20 biraba rwose birangiye. Nyagasani ubwo telefoni yita ivaho. Sano ubwo akibyumva arikanga biramurenga, maze ubwo arangije ahita Iwakwiyumvisha ko mba niyumva iyo turi kumwe, urandibaza inshuti. Nyagasani Sano ahangaha arakora iki? Ibyo utekereje byandike muri comment ubimbwire, maze duhana ibitekerezo mu ngiro ukuntu muri kubyumva. Nk'ibisanzwe kandi kuri mikoro uri kumwe nanjye Alpha Sam. Reka dusubire mu zindi episode zikurikira tumenye ibiza gukurikiraho. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you. Naho nandi mahitamo ufite, ubu noneho maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magara. Ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe.